kuri ya YouTube channel yacu murabizi ko nabemereye ko tugiye kujya tubikoraho kandi tukabikoraho bihoraho. Shaka tuganire. Mwigeze mwumva inkuru yo muri Bibiliya yavugaga ku mugabo witwa Yona ngo amizwe n'igifi kinini? Abantu mwumva yuko hari iyo nkuru yari inkuru yuko Yona yagiye akaja mu ubwato bukicurika akamirwa n'igifi kinini bikaba birangiriye. Ariko buriya mbere yuko ibyo bintu biba, mbere yuko Yona amirwa n'icyo gifi, buriya Yona yari yagiranye bifu n'Imana, yari yanasuzuguye Imana nyine tu bigaragara. Noneho biriya bintu byagiye kuba ari nk'igihano, nta nubwo byaciriye hariya. Niyo mpamvu ushaka ngo mbasobane akantu kandi ukuntu byagenze ubundi bijya gutangira byose mumenye ngo byagenze gute. Ubundi Yona niwe muntu wenyine mu byanditswe wagerageje gucika Imana, ariko nawe yaje kubona isomo yasigaye avuga mu buzima nyuma y'uko ibyo. Izina rye bamwitaga Yona. Rero ntago Yona yari ari guhunga wenda ngo ikibi cyari cyamwatse, nta nubwo yari ari guhunga kubera ananiwe kwizera Imana. God sent Jonah to preach ahubwo Yona yari ameze nk'umuntu uri guhunga ahunga igihe cy'imbabazi, judgment to a violent godless city. Bijya gutangira ubundi byatangiye Imana yohereza Yona iramubwira iti rero Yona jya mu mujyi, ni umujyi wabagamo urugomo cyane, abanyabyaha, ibice byose. Uwo mujyi bawitaga Nineve cyangwa se Nineve, the heart of the Assyrian Empire. Nineve rero wari umujyi wari uri hagati mu bwami bw'aba Assyria, babitaga aba Assyria, the enemy of Jonah's people. Ndetse abo bantu barabanzi rero ba Yona n'ubwoko bwa Yona n'abanya-Israheli nyine. A place known for cruelty. Ubwo bwami bwari buzwi ko ari abagome batagira imbabazi. A place Jonah believed deserved to burn. Ahantu Yona we yumvaga yuko hakwiriye kurimburwa. God said go. Ubwo Imana rero yamubwiraga Yona ngo genda. Jonah did something unthinkable. Yona nibwo yakoze ikintu kitari cyarakaje Imana batari bavuganyeho, itari mubwe. Yona yasuzuguye Imana ku bushake. For a prophet of God. Kandi yahoze ari umuhanuzi w'Imana ariko yayisuzuguye ku bushake. Back and walked the other way. Yahise atera umugongo Imana ahubwo yigira ku rundi ruhande aho kugira ngo ajye i Nineve Imana yari imwohereje. This is where most people think they know. Aha hantu rero niho mwebwe mutekerereza yuko muzi ukuri kose, muzi inkuru yose yuko byagenze, ariko ntago ari. Ntago uko byagenze. Mwebwe amuzi ngo byatangiye ari ubwato, igifi kinini, a desperate prayer in the dark, cyangwa se amasengesho Yona yasenze ari mu nda y'icyo gifi kinini, ariko ntago ari uko ibintu byagenze. What happens in Jonah's story goes mu nkuru ya Yona beyond a man swallowed by something from. Nagari inkuru y'umuntu wamizwe n'ikinyamaswa cyari kivuye mu nda y'isi gusa, oya. It's about a man swallowed by something in his own heart. Ahubwo ni inkuru y'umuntu wamizwe n'ubwibone n'umushiha n'umujinya yagiriraga abandi byari biri mu mutima we. A prophet who could preach God's words, umugabo wari usanzwe yigisha ubutumwa bwiza bw'Imana, but accept God's compassion, ariko akanga kumvira amategeko Imana yari imuhaye n'amabwiriza. God who refuses to give up. Imana rero nayo yanze kumurekura. Wicked city or on the star. Uya baravuga ngo Imana nije uvuga ngaho kuguhomba naguhombya. Ibyo byose wirwe rukankamaho kugira ngo nkubure mbura ubugingo bwawe. Ahubwo nabikubuza nkabikwambura nkaguhombya kugira ngo wowe nguhombe. A prophet he sent to warn it. When God went after Nineveh, Imana rero yajyaga i Nineve, was also going after Jonah. Nta kindi yari giye gukora, yagira ngo ihereze ikigeragezo Yona. And that's where our story begins. Rero aho ni inkuru yose itangira. Uti byatangiye gute rero? Bijya gutangira. Itegeko ryaturutse ku Jonah could not bear to obey. Yona yanga kuryumvira, yanga kuryubaha, atangira kwipangira gahunda ziwe. Uti byatangiye gute? Iyi ni inkuru ya Yona ndetse n'igifi kinini. Jonah and the great fish. Yona n'igifi kinini. It was the 8th century before, and the shadow of Assyria stretched across the ancient world like a stain that wouldn't wash clean. The capital was Nineveh. It is so vast it took 3 days to walk through. So that kings trembled at the its name. Nineveh was feared for its cruelty. The Assyrians had perfected the art of terror. They ate their captives alive and displayed the skins on prisoners in rows along the roads leading into their empire. A forest of death meant to break the spirit of anyone who dared resist.
kuko bagiraga n'ahantu bitanga ishyamba ry'urupfu ku buryo buri muntu wese yatinyaga aho hantu. Abana bakuze rero bumva inkuru z'uwo mujyi wa Asiriya ndetse bumva ko ari ahantu habi, ndetse bavuga ngo abantu bose bo muri ubwo bwami nijoro bararaga bakanuye. Ni inkuru babwiraga abana nyine. Isirayeli yo rero karakarwa gatoya lived in the shadow of this monster. ndetse biberaga bari bameze nk'abantu baba mu gicucu cy'izo nyamaswa cy'uwo mujyi wa Nineve. So when the word of the Lord came to Jonah, ubwo ijambo ry'Imana ryazaga kuri son of Amittai, Yona ubundi yavukaga yari umuhungu wa Amittai. It should have been a moment of divine privilege. ubundi byari kuba ari igihe cyiza cyo kugira ngo Yona byumve cyangwa se akore igikwiriye. Go to Nineveh, yumvishijwe rimubwira ngo haguruka ujye Nineve, great city, and call out against it. ugende ujye muri uriya mujyi hanyuma uhamagare wose. Evil has come up before me. ubabwire ngo ibibi byabo namaze kubibona. Ryari ivi riturutse hehe? Ryari ijwi riturutse mu ijuru. Wabisoma muri Yona umutwe babyita umutwe wa mbere umurongo wa kabiri ugakomeza. God had seen their violence. Imana yari yamaze kubona urugomo He had rwabo, heard the cries of the oppressed. ndetse yari yamaze kumva kurira kw'abanyantege He nke. was sending his prophet to pronounce rero judgment. yari yohereje umuhanuzi wayo ngo ajye kubacira urubanza. Jonah didn't leap at the call. ariko Yona cyangwa se Jona yanze kumva iryo jwi ryari rimubwiye ibyo bintu. Pack his sandals and head east toward ntabwo yapakiye inkweto ziwe n'ibikapu bye byose ngo yerekeze i Nineve, kuko i Nineve aho hari mu burasirazuba Syria. ngo yerekeze muri Because Asiriya. Jonah knew something the rest of Israel didn't know kubera yet. ko Yona yari azi ikintu abandi banyayisiraheli batari bazi. He knew his God. He knew yari azi that Imana the yiwe, Lord was slow to anger ndetse yari azi ko Imana and itinda abounding kurakara, in steadfast love. ndetse yari azi ko Imana igira urukundo rwagutse. Nineveh repented, yari abizi ko najya i Nineve akababwira ayo magambo bashobora kwicuza, even slightly, hanyuma bamara kwicuza even for a Imana ikaza kubababarira mu kanya nk'ako guhumbya. forgive. kandi ibyo bintu ntabwo Yona yabishakaga kuko yarabangaga. God might show mercy to the yaravuze ati bariya bantu ninjya kubaburira Imana irabababarira. very people who had tormented Jonah's nation for kandi bari ba bantu n'ubundi bababaje iki? Bababaje ubwoko bwa Isirayeli, bababaje umuryango wa Yona generations. imyaka n'imyaniko. And that thought, that possibility, was more than Jonah could bear. ibyo rero Yona ntabwo yari kubasha kubyihanganira. Jonah was running because he thought God might save them. impamvu Yona yahungaga nuko yari abizi ko Imana ishobora kuza gutabara abo bantu, Want grace for his enemies. kandi ntiyashakiraga ibyiza abanzi be. He wanted yashakaga ubutabera, fire from heaven. yashakaga umuriro uturutse mu ijuru ujya gutwika i Nineve. Syrians to get exactly yashakaga abanya Asiriyani muri wa mujyi what they deserve. ngo babone ibyo bakwiriye. So Jonah made a choice. nta kindi cyabaye Yona yafashe amahitamo. gakeya yitonze acecetse, Deliberate act of rebellion. yakoze igikorwa cyo kwigumura ku Mana Go to yigomekaho. Nineveh. yanze kujya i Nineve. Go as far from Nineveh as a ahubwo yafashe umwanzuro aravuga ati reka ngende njye kure ya Nineve, Imana itazongera ikanibeshya ikantumayo. man could travel. yagiye kure cyane aho umuntu yabasha kugera. Would go to the edge of the known world. yaravuze ati njye ngiye kugenda ngeraho isi, urundi ruhande rw'isi ruherera pana uruhande ruriho Nineve. Place where surely even the call of God couldn't reach him. ngende njye kure cyane aho n'ijwi ry'Imana ritazabasha kumpamagara. yarahagurutse Didn't go east yanga kujya iburasirazuba ubwo ni Nineve muri wa mujyi wa Asiriya, toward the sea, ahubwo agenda yerekeza ku nyanja, toward the port city of Joppa, ahabaga umujyi wari uri ku nyanja cyangwa se wari umwaro w'inyanja bitaga Joppa. ship bound for Tarshish, habaga amato menshi yavaga aho hantu yerekeza aho bitaga i Tarushishi. away from the presence of the Lord, yari agiye kure cyane mu maso, yari agiye kure cyane y'amaso y'Imana, from the mission, yari agiye kure ya misi Imana yari away from imuhaye, mercy he couldn't stomach. ndetse yari ahunze imbabazi And z'Imana. as Jonah walked toward the harbor, Yona rero ubwo yagendaga yerekeza ku the mwaro, sun setting behind him, izuba ryari riri gusigara inyuma yiwe. he believed he was choosing freedom. we yari azi ko ari guhitamo kwishyura What ukizana. he didn't yet know gusa was ikintu atarazi you ni uko can't outrun the God icyo wakora who cyose buriya ntiwacika Imana, kubera ko Imana niba yararemye n'izo nyanja ugenderaho. only just begun. byari bimeze nk'aho ari itangiriro. Joppa was alive with the smell of salt and uwo fish. mujyi witwaga Joppa rero wari umujyi wahoragamo impumuro y'umunyu. murabizi inyanja zigira umunyu, ndetse n'amafi yo mu nyanja hahoraga hahumura amafi n'umunyu, Sound of merchants haggling over ndetse n'urusaku rw'abacuruzi the cargo, barimo bapakira imizigo yabo mu mato, wooden ships rocking. ndetse n'amato y'imbaho yabaga ahagaze aho ku Job mwaro. found a vessel headed nibwo Yona yabonye for ubwato Tarshish, bwari buri kwerekeza ahitwaga i Tarushishi, what he could imagine, somewhere beyond the western horizon, ahantu kure cyane, yumvaga ko ari kure cyane cyane, pillars of the known world. ndetse hari kure y'isi bari bazi icyo gihe. Paid the fare. yishyuye amafaranga, He went below. arangije ajya mu bwato, ariko ageze mu bwato amanuka mu gice cyo hasi. First time since God had spoken to him, ni ubwa mbere kuva yavugana n'Imana. Jonah felt something like peace. Yona yumvaga ameze nk'aho afite amahoro, ahunze abantu bose Imana yamutumaga, ameze nk'utuye umutwaro. Away
away from the harbor. Ikindi cyabaye ubwato bwavuye ku mwaro bufata mu rugendo bwinjira mu Sails nyanja. catching the wind, and Jonah lay down in the Ya harbor. mahema yo ku bwato afata umuyaga, ubwato burahaguruka, The Yona yari aryamye mu gentle mazi. rocking of the waves lulled Umuyaga ugenda ucugusa ubwato gake gake, namwe murabizi. of a man who thought he'd finally escaped. Umugabo rero wari uzi ko nyuma na nyuma acitse yararyamye It was arisinzira, clear. ariko hejuru ikirere kikaba cyari The kimeze sea neza. was calm. Inyanja ituje, Everything seemed to confirm his choice. ibintu byose byari bihuye n'amahitamo yari God yafashe. was already Ariko Imana yari itegereje yipoye. a great wind upon the sea. Nibwo Imana yagize gutyo izamura umuyaga ukomeye uva mu ndiba The y'inyanja, storm came immediately. uzamuka igitaraganya batari bawubonye, The waves rose like walls, ndetse umuhengeri utangira gutontoma nk'ijwi ry'intare. groaned under the pressure. Timbers Ubwato butangira kwikaraga, was tearing. imbaho z'ubwato zitangira guturagurika. Sailors who had weathered 100 storms Abatwaraga ubwato bari baranyuze mu mihengeri myinshi cyane, fell to their knees in terror, nibwo crying, batangiye gupfuka ku crying out mavi yabo, to God. batangira gusenga imana zabo zarimo Bayali, Baal, Dagone Dagon, what n'izindi the nyinshi. deity might hear them in the chaos. Batekereza ko izo mana zabo zari kubumva ibibazo bari bagize. Cargo overboard, Batangira kujugunya ibintu byari biremereye biri mu anything to bwato, lighten the load, ibintu byose barapakurura, anything batangira to kujugunya survive. ikintu cyose barajugunya kugira ngo barebe ko baruhuka. He was still asleep below deck. Ubwo rero icyo mutazi ni kimwe, Yona we yari akiryamye hasi mu ndiba y'ubwato atazi ibyabaye. Irony in that image. Namwe mushushanya ibyo bintu. Pagans were praying. Abapagani bari bari gusenga, Prophet. n'ubwenda basengaga imana zabo z'ibigirwamana, ariko byibura bari bari kuzisenga. Mu gihe witwaga ngo ni umukristo usenga imana ya nyayo, we yari yisinzira avuga ati imana se yazimbwira iki. The one who carried God's word was silent, Uwari utwaye imana mu mutima yicecekeye pe, buried in the darkness of the ship's belly. ari hasi mu ndiba ameze nk'uri mu nda y'ubwo Could bwato, sleep through the anasinziriye, consequences of his rebellion. yirengagije ingaruka zagombaga kuva mu kwigumura ku mana. Captain found him there and shook him awake. Nibwo kapiteni yamusanzemo aho hasi atangira kumuzunguza, Mean, you sleeper. aravuga ati wa kigwa ry'usinziriye mu biki, Up. Call out to your God. hamagara imana yawe, Perhaps the God will give a thought to us. wenda imana yawe yatugirira may imbabazi not ikadutekerezaho, perish. ntiturimbukire muri iyi This nyanja. Gentile sailor understood what Jonah had forgotten. When the storm, Byari bimeze nk'aho uyu muntu wari uje kubwira Yona ibyo ngibyo, we yumvaga ibiri kuba ibyo ari byo byose. you cry out. But Jonah had nothing to say. Yona we nta kintu yari afite cyo Prayer kuvuga. could he offer? Ese yari gusenga imana yibwira iki? What words could he speak Yari when kubwira iki he imana? was the reason the storm had Ko yari come? abizi neza ko ari we mpamvu imana iri gujegeza ubwo bwato. The sailors cast lots to find out whose fault this was. Abari batwaye ubwo bwato rero, bamwe bakunda kugenda mu mato nyine, batangiye gukina imikino y'ubufindo ngo barebe ngo amakosa ni ayande, ninde wateye ubwo bwato umwaku. Whose sin had brought the wrath of Baravuga batese ninde muntu waba waje hano afite icyaha adakijijwe cyangwa atejejwe, ku heavens buryo byatumye nyine ijuru rimurakarira rikaba rigiye and kuturimba. the lot fell on Jonah. Byose byaje kugaruka kuri Yona rero, Unto him. niwe icyaha cyabo. Desperate, Barangije barahindukira baramureba, demanding answers. baramubaza bati, batangira kumuhata ibibazo, Who are you? baramubaza bati, urinde wa Where do mugabo, you come from? waturutse he, What have you done? ese wakoze iki? And Jonah, soaked and shaking, Yona atose ari gutitira, finally spoke the truth. nibwo yababwiye ukuri kwa nyako. I am a Hebrew, Yarababwiye ati, nje ndi umuheburayo, and I worship the Lord, the God of heaven, ngiye nsenga imana imwe rukumbi, imana yo mu who ijuru. made the sea and the dry land. Imana yaremye ubutaka ikarema n'inyanja. The sailors stared at him in horror. Nibwo batangiye kumureba n'ubwoba bwinshi, If Jonah's God made the sea, kubera ko imana ya Yona yari then yararemye the inyanja, storm was personal. bivuze ngo uwo muhengeri wari ugiye kuba ikibazo cye bwite. Bagombaga kumubwira bati, bwira iyo mana yawe usenga, nimba ariyo yaremye iyi nyanja, iturije iyi It was nyanja. pursuit. The waves obeyed. The wind obeyed. Only the prophet of God disobeyed. Kuko inyanja zubaha imana, umuyaga ukubaha imana, ariko uwo muhanuzi w'imana niwe wari wayisuzuguye wenyine. And now the storm was asking a question Rero uwo Jonah muhengeri wari umeze nk'ujuje guhata ibibazo Yona, no longer avoid. kandi ibyo bibazo Yona noneho ntaho yari afiteho kubikwera. How far will you run before you surrender? Uwo muhengeri wari umeze nk'aho uri kumubwira ati, surira ukugere kureba ingana iki utaramanikira amaboko imana. The sailors were more afraid now Nibwo bakomeje kugira ubwoba than noneho, they had been of the storm itself. kuko ntago bari barigeze babona umuhengeri ubwawo umeze gutyo. They had just heard a man confess Bari that bumvishije umugabo wemera he icyaha, served the God who made the sea, avuga ko ari ukorera imana yaremeye inyanja, that he was running from him. ariko akaba ari guhunga iyo The mana, very waters trying to kill them were ndetse at n'ayo the mazi ari command kugerageza kubica. of this Hebrew. Yagombaga kumvira uwo muheburayo wari wataye imana yo, kuko yasengaga To imana. you that the sea may quiet down, Baramubwiye bati, none se wa mugabo, basi tugukorera iki kugira ngo iyi nyanja ituze? shouted over the roar of the Bari wind. barimo basakuza n'umuyaga n'umuhengeri byose. He looked at the terror in their eyes. Nibwo yarebye ubwabo bari mu He maso, knew
There's only one way to stop this, yarazi ko uburyo busigaye bwo guhagarika ibyo bintu ari uburyo bumwe bwonyine that would calm what he had set in motion. ndetse yarabizi ko ibyo yakoze ari byo byateje ako kavuyo agomba no gukora ibigomba gutuma inyanja ituza. Me up and hurl me into the sea. Yaravuze ati nimunterure munjugunye muri iriya Then the sea will quiet down for you. arangije arababwira ati nimumara gukora ibyo inyanja For I iratuza know it is because of me kubera ko ndabizi ko ibiri kuba byose ari amakosa that yanjye great tempest has come upon you. niyo mpamvu umujinya w'Imana waje kuri It's a strange moment of clarity. byari bimeze nk'ari igihe gicanganye Yona, who had run from God's Yona wari warahunze mercy Imana toward Nineveh, was now akanga kujya kubwiriza abantu b'i Nineve offering his own life to kubera save yemeye full of pain. gutanga ubuzima bwe kugira ngo atabare ubwato bwari bwuzuye Who couldn't bear the thought of grace for wa his mugabo wari enemies, waranze kwakira agakiza instrument k'Imana of grace for strangers. yari atangiye noneho kwikorera abantu atanazi bahuriye muri ubwo But the bwato yemeye kubabera igitambo sailors didn't want to do it. ariko abari muri ubwo bwato banze kubikora These men, these Gentiles who didn't know the Lord, refused to throw Jonah ibaze ko aba bagabo batari bazi Imana batari bazi icyo bisengeraga Bayali na Takoni banze kugira gute Overboard. banze kujugunya Yona inyuma y'ubwato barabyanze rowed harder, trying to bring the ship back to bakomeje kugerageza ngo barebe ko ubwato babusubiza hafi another n'ubutaka way. ariko ubwato bwo bukajya mu kindi They cyerekezo want blood on their nta hands. muntu n'umwe Even washakaga ko amaraso ya Yona in their azamubazwa panic, mu gihe they rero bari bapanitse showed n'ubwoba bwinshi compassion that Jonah himself had nibwo withheld babonye ko Yona we yamaramaje from an entire city. But the sea grew wilder, inyanja yakomeje gusakuza relent, and finally, nyuma na with nyuma trembling hands and desperate prayers, they n'amasengesho cried yabo out to Jonah's God, nibwo "Oh, bahamagaye Imana ya Lord, Yona baravuga bati wa let Mana God perish for this man's life, utazaturimburira And ubuzima bw'uyu mugabo his innocent blood, for you, ndetse aya maraso y'inzirakarengane Lord, have azabe kuri we wa Mana pleased you." nk'uko bishaka Then they Nta lifted kindi cyabaye. Jonah, prophet, nibwo fugitive, bafashe Yona wa muhanuzi w'Imana rebel, and wari uri guhunga yigize inyeshyamba hurled him into the deep. nibwo bamujugunye mu ndiba The y'inyanja sea ceased from ako its kanya rage, bakimujugunya inyanja yaratuje stopped, the waves flattened, ndetse n'umuhengeri the uratuza chaos gave way to an eerie, bya bibazo byari biri mu bwato n'ibiki byose supernatural calm. byose byahise byongera biratuza The sailors stood on the nibwo deck, babandi bari bari ku bwato drenched and exhausted, n'umunaniro mwinshi staring at the water where Jonah had disappeared. bakomeje kureba mu mazi ahantu Yona And buriye mu in mazi that silence they Muri ako kanya. feared the Lord exceedingly. They nibwo all batangiye sat. guhabuka Imana y'uwo mugabo witwaga Yona A storm meant to discipline a prophet had become the salvation of pagans. ibaze ko uwo muhengeri waje uje guhereza disipurine Yona kugira ngo nyine Yona agandukire Imana watumye n'abo bagabo bakiza Jonah was sinking ubwo Yona yari arimo amanuka yari ajya mu ndiba y'inyanja down through the cold, dark yerekeza mu bukonje n'iki water, aho amazi yijimye down past the reach of sunlight, akomeje kugeraho urumuri rw'izuba rutabasha to the kugera depths where no one yerekeza mu survives. ndiba y'inyanja hasi hamwe nta muntu ugira uko The sea presses in from every ahandi haba hari puresha inyanja igukandika kumanyura becomes memory. aho ubuzima no guhumeka bihinduka ibintu wari uzi kera Had chosen this. He had niwe offered wari wabyihitiyemo himself to the storm nawe yari yitanze nk'igitambo kugira ngo umuhengeri utarimbura and bose was swallowing him whole, pulling him inyanja deeper imeze nk'aho iri kumumira wese and deeper ikomeza imumanura hasi no in hasi his grave. ameze nk'uri kujya mu gituro cye Looked like Jonah's punishment ibyagaragaraga nk'aho ari igihano Yona was hawe actually God's mercy. byari bimeze nk'aho ubwo ari imbabazi Imana iri kumwe kubera ko rimwe na The rimwe storm that breaks us is ibitwangiza the ubundi that saves us. ibyo tubona ko ari ibitwangiza biba byararemewe kudukiza And sometimes kandi rimwe na have to rimwe descend into darkness bidusaba guca mu mwijima before we can see the mbere light. y'uko tubona urumuri buriya utaranyuze mu mwijima ntiwamenya uburyo bw'urumuri But God wasn't finished with Jonah Imana yet. rero yari itararangizanya na Yona In fact, oya mu He by'ukuri already prepared something waiting in the deep, yari yateguye ikintu kimutegereje mu ndiba y'inyanja thing no one could have imagined. ikintu nta muntu n'umwe yabasha gutekereza Jonah was drowning. Yona ubwo yari ari kurohama The water closed over Amazi yabaye his head, nk'ayifuza. seaweed wrapping around him like ibyatsi bisa nk'aho bimwizengurukijeho clothes that bimumereraho nk'imyenda igize gute yambaye down toward the ocean floor. He could feel yamanutse ageze mu ndiba y'inyanja his life slipping away, yumvaga ubuzima bwe buri kumuvamo his lungs burning, his ibihaha bimeze nk'ibiri gusha vision fading. ndetse no kureba atangiye kureba ibikezi This was the end. The sea had claimed him. ibi The byari bimeze nk'aho ari iherezo kuri depth w'inyanja yari followed yamusabye the prophet who thought he could escape. wa undi wari uzi ko acitse imana And something moved in the darkness. nibwo nyine ibintu byari bimucanze ariko ari muri uwo mwijima nibwo yatangiye kubona ikintu kigendamo The Lord appointed a great fish to swallow Jonah imana yohereje igifi kinini cyane ngo as kize kimubiri a sanctuary. ariko ntabwo
ntago cyaje kumumira nkaho gishaka kumwica, cyaje kumumira ahubwo nkaho ari ubuhungiro Imana yari imuhaye. In one moment, Jonah was drowning, mu kanya Yona yari ari kurohama, and in the next, he was entombed alive in the belly of a creature, yaje kwisanga mu nda y'igifi kinini cyane ahantu yari afite umwuka ari guhumekeramo, but breathing, alive, ahumeka kandi ari muzima, saved by the very thing that should have destroyed him. atabawe n'ikinyamaswa cyari cyo 3 kumurya. days and 3 nights, iminsi 3 n'amajoro 3 Jonah remained there. Yona yamaze muri iyo nda y'iyo fi. 3 days in a living grave, in a prison of iminsi 3 ameze nk'uri mu gituro flesh and bone, ameze nk'ari muri gereza y'ikinyamaswa kizima cy'amaraso in a darkness so complete that he couldn't tell if his eyes were open or closed. mu mwijima ukomeye hatabashaga kumenya nimba n'amaso yafunze cyangwa afunguye. The walls pressed in around him. ibikuta byari bimuri The iruhande. air was thick and foul. umwuka wari urimo aho wari umeze nabunuka Every kandi breath was a reminder that he was still alive gusa when buri he guhumeka should. yibukaga ko ari muzima. And in that suffocating darkness, muri uwo mwijima wari umeze nk'aho uri Jonah kumunigarira, prayed. niho Yona yagize gutya arasenga, Out of the belly of Sheol I cried, and you heard avuga ati ndasenze kandi ndi kurira ndirira mu nda y'iki my kinyamaswa. voice. Nyagasani ndabizi kuri bwumva ijwi You ryanjye. cast me into the deep, into wanjugunye mu ndiba the y'inyanja heart of the seas, and ndetse the mu mutima w'inyanja. flood surrounded me. umuhengeri uranzengurutse, umwuzure, All your waves and your billows passed over me. He had nowhere left to run, nta handi hantu yari asigaraniyeho no kwirukanka, escape, ntaho no gucikira, distraction, ntaho kuyobya, just the sound of his own voice usibye ijwi rye echoing ryonyine in the of the fish, and ndetse the no kumva icyo gifi kiri mu presence of a kizenguruka. God who had followed him even here. gusa Imana yari yamukurikiye n'aho ngaho. When my life was fainting away, yaravuze ati ubwo ubuzima bwanjye bwari buri I kugenda, remembered the Lord, and my nibwo nibutse Imana prayer yanjye, came to you. hanyuma amasengesho yanjye ayigeraho. In the depths, Jonah discovered what he had forgotten on dry land, rero ageze aho hantu hameze gutyo nibwo Yona yatangiye kwibuka icyo yari yaribagiriye ku butaka hejuru. that the God he was running from yibutse ko Imana yari ari was the guhunga, only God who could save him. ariyo Mana yonyine yari That sea kumutabara, had pursued him through the storm, ndetse ko imbabazi yahoze ashaka n'amahoro abishakira muri bwa bwato agenda, through the waves, through death itself. byose yanyuzemo, abo ubwato ab'inyanja be n'urupfu. Centuries later, Jesus would stand before skeptics ndetse ntiyari azi ko nyuma y'imyaka magana n'amagana Yesu yari kuzahagarara and point to this very moment. akavuga kuri iyi nkuru. For just as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the great Yona fish, rero amaze iminsi 3 n'amajoro 3 mu nda y'icyo gifi, so will the Son of Man be 3 days and 3 nights in the nk'uko Yesu byari bimeze kimwe neza nuko Yesu yagize gute, yagombaga kuzamara amajoro 3 n'iminsi 3 mu rupfu. niyo nkuru yari imeze neza, inkuru ya Yona y'amajoro 3 yamaze n'iminsi 3 akayamara mu nda y'igifi, byari bimeze neza nk'inkuru ya Yesu wari kuzamara iminsi 3 nyuma y'imyaka magana n'amagana akayimara mu gituro iminsi 3 n'amajoro 3 nyuma akazazo. heart of the earth. Matthew chapter 12, ujye ugasoma muri Matayo umutwe wa 12 verse 40. nibwo wabibona uhereye ku murongo wa 40. Jonah's descent became a sign, a shadow of another man who would descend into death, and inkuru yabaye kuri Yona yari imeze nk'inkuru nyine yagombaga kuzabaho indi myaka myinshi nyuma, who would be buried in darkness and umugabo ari emerge kuzashyingurwa mu in mwijima resurrection. akazazuka. uwo What ni Yesu. followed Jonah was both tomb and womb, a place of death and a place of rebirth. And kuko after Yona aho yari ari hari ameze nk'aho nyine nawe yari ameze nk'aho ari mu rupfu. days, nyuma y'iminsi 3 rero the Lord spoke to the fish nibwo Imana yavugishije cya gifi, vomited Jonah out onto dry cya land. gifi kirangije kiraza kiruka Yona ku butaka bwumutse kimuvana mu Prophet mazi. tumbled onto the shore, gasping, trembling, covered in nibwo yagarutse aho hantu ku filth, butaka blinking in the blinding light arimo of ahumbaguza day. n'ibiki byose, The sea was behind him. arebye abona inyanja muri inyuma, Sky was above abona him. ikirere kimuri hejuru. Standing before him once again was the call he thought he'd escaped. nanone abona agarutse ku butaka hantu yari God yaracitse, was giving him a second byari chance. bimeze nk'aho Imana imuhaye amahirwe ya kabiri. Was gusa ikibazo cyari what would Jonah do with it? noneho Yona ayo mahirwe ya kabiri ariko yamaze. Jonah lay on the beach, Yona weak rero ari aho ku mucanga, and disoriented, his nibwo byamucanze, body still shaking. umubiri we ukiri from gutitira n'ibiki byose, the sun warmed his skin. yongera kumva izuba ku mubiri, Sand beneath him felt solid. ndetse yumva n'umucanga mu biganza bye no hasi he mu birenge. Been dead, or as uwahoze azi ko close to yapfuye death as a man cyangwa se ari hafi no could gupfa, come. And now he was breathing ubu again. yari ari guhumeka nanone, The world had color again. isi yari yongeye kumuha andi mahirwe, He had been given back his life. yari asubiranye ubuzima, yari yongeye gusubiza Then ubuzima. the word of the Lord came to Jonah a second time. nibwo nanone yagiye kumva yumva ijwi ry'Imana inshuro ya The kabiri, exact same command. yumva itegeko rimeze nka rya rindi yahawe mbere.
Arise, go to Nineveh, yumva ijwi rimubwira riti Yona haguruka uje i Nineve, great city, uriya mujyi call w'igitangaza, out against it the message ugende ubahamagare that I tell you. ubabwire message cyangwa se ubutumwa ngiye kuguha. Chapter 3, byanditse muri Yona verse 2. umutwe wa 3 umurongo wa 2. God didn't adjust his expectations. Imana ntago yari n'ubundi yari iyobewe ibyo Yona ari He buyisubize. didn't lower the standard Yona or offer Jonah an alternative nta route. nubwo Imana yigeze yiciririkisha ngo ijye kubwira Yona ngo nimba biriya wabyanze basi kora ibi tubyumvika. Oya, The mission hadn't changed. misiyo ntago yari It yahindutse. was identical. What had ijwi yari yahawe, ubutumwa yari yahawe bwa mbere n'ubundi nibwo yari yongeye guha. changed was Jonah, aho icyari cyahindutse stripped, bwari humbled, bwa bwibone bwa Yona and pulled back yaciye from bugufi, the edge of death by a mercy he Imana imuvanye mu rupfu didn't kubw'imbabazi deserve. So kandi atarakwiriye. Jonah arose, Yona nibwo yahagurutse and noneho this time kuri he inshuro ariko akimara went. guhaguruka He walked east, yahise ajya away iburasirazuba, from the sea, toward atangira guhunga inyanja the noneho land of Assyria, ajya kuri bwa butaka bwa Asiriya, city he had once fled. atangira kwerekeza kuri wa His mujyi yari ari carried gukwira. him forward, step by step, Ibirenge bye agenda atera intambwe ku yindi, where byubashye he had Imana. been rebellious before. Amwe yari yarigumuriye ku Mana. Obedience and joy are different things. Buriya kubaha n'ibyishimo ni ibintu He bitandukanye. was moving in the right direction, Icyo gihe umubiri we wari uri kwerekeza ahantu his hanyaho, heart, ariko umutima we, his heart was still struggling. umutima we nyine na n'ubu wari utarabyumva neza. Survived the storm. Yari yarokotse He umuhengeri, had been rescued from the depths. yavuye mu ndiba He y'inyanja, had prayed and been heard, ndetse yari yasinze but arasubizwa. still didn't want Nineveh to be Ariko n'ubundi nabwo saved. ntiyashakaga kujya i Nineve, nubwo yari ari kwerekeza mu mutima yaravugaga ati hariya hantu ntago nshaka kujyayo. Still didn't want to see God's mercy Ntabwo extended yashakaga kubona imbabazi z'Imana to the people zijya ku bantu b'i Nineve, nation. kandi abo bantu aribo bababaje ubwoko bwe n'abantu. because he had no other choice. Nta yandi mahitamo Yona yari afite. Because running had nearly killed him. Because Kubera ko the abizi neza ko kwiruka ubushize byari bigiye kumwicisha, alternative was drowning. ubwo yarohamaga He was obeying from surrender. yubahaga Imana nyine kubera yuko nta yandi mahitamo yari afite. Sometimes that's where faith begins. Rero buriya rimwe na rimwe aho niho ibyiringiro byacu bihera. Hari igihe nyine ubona ibintu byose byagucanze ukavuga uti mbigushyize mu biganza Mana, nawe gira icyo ubikoraho. The slow, reluctant march forward when your heart hasn't fully embraced what you're Buriya iyo umutima wawe utarabasha kwakira ibintu Feet ntabwo uba ubyumva neza. doing. Nawe yari ari kwibaza ati si ibirenge byanjye biri gukora. Sometimes obedience Rimwe na rimwe kuba comes before bituruka mu understanding. gusobanukirwa ibintu uko biri. We follow before we Rimwe na rimwe hari igihe dukurikira ibintu was mbere yuko walking tunabyizera. toward Nineveh. Yona rero nawe yari ari kwerekeza i The Nineve, real journey, the transformation of his ariko urugendo rwa nyarwo ubundi Yona rwa nyarwo nyine He was about rwari ruri mu mutima we, to witness in that city kubera ko ibyo yari agiye kubona muri uwo mujyi challenge everything he thought he byari knew bigiye about guhindura byose yari azi, mercy and about the God he served. ndetse yari agiye kubona imbabazi z'Imana yakorewe. Nineveh rose before him like a monument to human pride. Kubera ko Nineve ubwo agiye agerayo, If wall- abantu iyo agerayo abantu baho bari bagiye kugira gute kumwubaha ndetse bakanamwubaha. Stretching toward the sky, Nineve ari umujyi ufite ibikuta bitumbagira bikagera mu gates gicu, adorned with carved stone lions and winged ndetse amarembo yaho hari hariho ibishushanyo ngo by'intare bulls, bifite intare z'ibimasa zifite amababa ziguruka, the hum of a city teeming with life. ndetse uwo mujyi wawugeragamo ukabona ko ubuzima nyine Soldiers ari patrolled umujyi the ukangitse. streets. Abasirikare babaga bazenguruka imihanda, Merchants filled the markets. abacuruzi buzuye amasoko, Palaces gleamed in the sun. ndetse ubwami bubengerana ku rumuri rw'izuba. This was the heart of an empire, Uyu wari umutima w'ubwami a bwagutse, city so vast ndetse that umurwa wari wubatse it ukomeye, would take 3 days just umurwa kandi to munini walk through it. wagombaga gufata iminsi 3 kuwuzengurukamo. And somewhere in those streets were Muri iyo the mihanda rero, men who had ordered the torture of captives. hari harimo umugabo uri gutanga amategeko yo kugira gute kubabaza abari bafashwe cyangwa se imfungwa z'intambara. The officials who had built their wealth on violence. Abayobozi bawo bari barubakiye ubukungu bwabo mu The rugo, warriors who had made nations tremble. ndetse intwari zawo zari zaratumye ibindi bihugu bititira. Nineveh was guilty. Nineve we yari icyaha ubwayo. Every brick seemed to carry the weight of blood Buri spilled. tafari ryari ryubatse ibikuta byo muri Nineve byari bimeze nk'aho ari ibitonyanga by'amaraso y'abantu yamenye. Shadow seemed to hide a crime. Jonah stepped through the gates and Yona nibwo yinjiye mu marembo y'uwo mujyi rero akomeza he urugendo. didn't preach sermons or build elaborate Ntabwo arguments. yagiye ngo yigishe cyangwa se He agenda atongane. didn't try to convince or Nta n'umuntu yigeze persuade agenda agiye kubwiza agiye kugira gute kubwira ngo kizwe. what God had given him to We say. icyo yagiye aravuga ni iki? Ni amagambo Imana yari yamubwiye gusa. Yet 40 days and Iminsi 40 yamaze i Nineve. Nineveh shall be overthrown. Yarababwiye ati iminsi 40 uyu mujyi wanyu uzarimbuka. Jonah chapter 3 Byanditse muri Yona verse umutwe wa 3 4.
umurongo wa 4 kugera ku wa 8. Words, a message of pure judgment. No hope, no conditions, just the countdown to destruction. And then something impossible happened. People of Nineveh believed God. The entire city, from the greatest to the least, believed. They proclaimed a fast. They put on sackcloth, the rough garment of mourning and repentance. The word reached the king of Nineveh, and he rose from his throne, removed his royal robe, himself in sackcloth, and sat in ashes. The most powerful man in the empire called himself a beggar. He issued a decree. Let neither man nor beast, nor flock, taste anything. Let them not feed or drink water, but let man and beast be covered with sackcloth, and let them call out mightily to God. Everyone turn from his evil way and from the violence that is in his hands. Who knows? God may turn and relent and turn from his fierce anger, so that not perish. Jonah chapter 3 verses 7 through. Warriors knelt, officials wept. An entire city that had built its identity on power and crying out for because heard the word of the Lord and saw what they did. They turned from their evil way and relented from the disaster that he had said he would to them, and he do it. The greatest miracle in the book of Jonah was an empire falling to its knees. He that should have burned, choosing instead to repent. It was violent men weeping in sackcloth to a God they barely knew. Was real. But Jonah, prophet who had delivered the message and celebrating, he was furious. The thing Jonah had feared from the beginning had come to pass. The Ninevites had repented, relented. The city that deserved fire had received forgiveness instead. Couldn't bear it. Prayed, but this time his prayer was born from rage. O Lord, not this what I said when I was yet in my country. That's why I made haste to flee to Tarshish. For I knew that you are a gracious God, and merciful, slow to anger, and abounding in steadfast love, and relenting from disaster. Jonah chapter 4 verse. There it was. The truth Jonah had been carrying all along. He had run because he knew God. He knew that the Lord doesn't delight in judgment. He knew that God's heart bends toward mercy. Passion extends even to those who don't deserve it. Jonah had fled because he couldn't stomach the thought of his enemies. He could preach God's word, but he couldn't embrace God's heart. Now, O Lord, please take my life from me. It is better for me to die than to live. Prayed. Rather die than witness the salvation of Nineveh. To be gone than see his enemies forgiven. And God, in his patience, asked a simple question. Do you do well to be angry?
Imana yaramubajije ese Yona wowe ukora ibyiza ku buryo ukwiriye kurakara. Jonah didn't answer. Yona He ntiyasubije. walked out of the city and sat down Yahise asohoka muri uwo to mujyi the east of Nineveh. aragenda ajya kwicara mu burasirazuba bw'uwo mujyi wa Nineve. Made a little shelter for himself arangije ageze yubatse akantu k'akagonyi kanzinya and k'akazu. sat under it in the shade, arangije akicaramo kugira ngo nyine yirinde izuba hari ahantu mu waiting butayu. what would become of the city. Perhaps arebe ibizaba kuri God would still destroy them. aravuga atari wenda Imana izisurira Perhaps irimbura uriya mujyi. repentance wouldn't last. Perhaps judgment would come after all. ahari wenda n'ubundi ibyaha byabo bazahita babisubiramo Imana ibarimbure. Jonah sat there in bitterness, watching Jona cyangwa se Yona yicaye aho hantu afite umujinya n'umushiyo byiwe biri kumurya umutima uri kumurya. waiting, yicara ategereje willing to let go of his desire for vengeance. adashaka kurekura umutima wo guhora wari uri muri He we. had delivered the message, ubutumwa yego yari yabutanze, done what God yari commanded. yakoze ibyo Imana yamutegetse, Obedience had been mechanical, dutiful, empty of love. ariko mu mutima yabonaga uwo mujyi usa neza umeze neza ari umujyi mwiza cyane ariko nta rukundo ruwurimo. He had walked to Nineveh, yari yarazengurutse muri but his Nineve heart had never left the place of resentment. ariko umutima umeze nkaho nyine utarabasha kumva ibyari. Jonah revealed the deepest struggle of the human soul, yari ari kugaragaza ubundi ubugome buba muri kamere yawe, between what we know God to be and what we wish he would be. nyine yari ari kugaragaza ko bitandukanye cyane n'ibyo n'uburyo dukeka ko Imana ariyo n'uburyo Imana ariyo ya nyayo. Noneho hari ukuntu dutekereza ko Imana igomba kuba imeze, hari n'ukuntu Imana imeze bya nyabyo. The tension between proclaiming grace and withholding it from those we deem unworthy. ndetse nta nubwo nyine kwa kuntu wiyumvisha ukajya uvuga uturiya ntago agomba kuba bari kwa kundi dufata time tugacira imanza abantu. The gap between preaching mercy and practicing it. ndetse hari ubundi habaho itandukano hagati yo kubwiriza abantu imbabazi z'Imana ndetse no kuzitanga. Was a prophet. He knew scripture. Yona we yari umuhanuzi, yari azi He ibyanditswe, knew theology. yari azi He iby'Imana, could speak the words of God with yari abizi ko navuga ijambo ry'Imana precision and power. yagombaga kurivugana kumaramaza ndetse Knowing God's character and reflecting it are different things. yari abizi yuko Imana uko tuyivuga nuko iratari bimwe. And God, who had pursued Jonah through storms and seas and Imana rero yari yaravanye Yona muri wa muhengeri wo mu belly nyanja fish, ikamuvana mu nda done teaching him yet. yari itarasozanya nawe, hari ikindi kintu kimwe cyaburaga. There was one more lesson waiting, hari irindi somo rimwe ryari risigaye, a lesson about compassion, ryari isomo rimwigisha kumenya kuzibukira about ndetse priorities, ukamenya inshingano no gukora ikiruta ibindi, about what the heart of God truly values. ndetse akamenya umutima w'Imana uhe agaciro iki kurusha ibindi. The sun beat down on Jonah as he sat outside the city izuba ryamurengeyeho ubwo yari yicaye hanze y'uwo mujyi And the Lord mu butayu ahantu mu and mucanga. appointed a plant to grow up over him, nibwo Imana yagize gutya irema igiti kibisi gitoshye ahantu mu butayu ahantu Yona yari aryamye. Give igiti kiraza shade over his- kiramutwikira muri iryo zuba, muri uwo mucanga, muri ubwo butayu, kiramutwikira kimukingira izuba head asinziriye. and save him from his discomfort. ndetse arangije aho hantu yari ari nyine izuba ryamutwikaga, Imana yaramutabaye imwoherereza igiti kugira ngo imufashe gutuza. Plant rose quickly, its icyo giti cyakuze mu munsi umwe mu kanya nk'ako guhumbya, broad leaves casting a cool shadow. ndetse icyo giti ngo cyazanye amababi menshi cyane ku buryo ayo mababi yatwikiriye ahantu hose Yona yari ari. And Jonah was exceedingly glad because of the plant. Yona yatangiye gushimira Imana kubera icyo giti cyari kihari. For a moment, cy'akanya he gato felt relief, yumvishije atuje aruhutse, ariko small mercy in the midst of his anger. byari bimeze nk'aho ari imbabazi yari abonye mu gihe cy'umujinya wiwe. But when dawn came the next day, ariko umunsi wakurikiye ntabwo ari uko byagenze. God appointed a worm that attacked nibwo the ngo cya giti Imana yacyoherereje iminyorogoto n'imungu Plant. zirya cya giti zirakirimbura zirakimara. that it withered. And when the sun rose, izuba ryongeye kurasa rero God appointed a scorching east wind, nibwo ngo Imana yohereje umuyaga utwika, umuyaga and ushyushye, the sun beat down on the head of Jonah so that hanyuma izuba ritangira gukubita mu ruhanga he rwa was Yona. faint. Yona He aravuga, asked that he might die and said, arangije asaba Imana ko yakwipfira, aravuga "It's ati better for me to die than to live." wa Mana we byarutwa ngapfaho kugira ngo mbeho. Jonah was in agony over a plant, Yona yari arakariye cya giti cyari cyagize gute, cyari temporary shelter, a fleeting kandi mwibuke icyo giti cyaje Yona atabizi. comfort that had lasted less than a day. ibaza icyo giti kitamaze n'umunsi kandi cyari igiti cyari kiri kumurengera kimukingira izuba. He mourned its loss as if yababajwe n'agahinda yari atewe something precious had been n'icyo giti cyiza taken. yari yambuwe nyine. And God said to Jonah, hanyuma nibwo Imana yabwiye ijambo Yona,
Do you do well to be angry for the plant? Imana yabwiye Yona iramubwira iti se Yona uri intungane wo ukora ibyiza byo kurakarira icyo cyatsi icyo giti cyari cyameze aho ngaho. And Jonah, still bitter, Yona n'umujinya mwinshi, still clinging to his grief, arimo ahekenya amenyo, yes, aravuga ati yego. Yasubije Imana ngo do well to be angry, angry enough to die. Ati nkora ibyiza ku buryo nemere kurakara nkarakara byo gupfa. Then the Lord said, you pity the plant for which you did not labor. Arangije Imana iramubwira iti rero Yona sinzi ibintu urimo, warakajwe n'igiti utahinze, igiti utavomere, igiti utuyiye. Nor did you make it grow, which came into being in a night and perished in a night. Kirimbuka ninjoro, sibyo? And should not I pity Nineve? None wagira ngo icyo giti nere kukirimbura n'indangiza ndimbura abantu b'i Nineve, in which there are more than 120,000 know their right hand from their left, and also much cattle. Jonah chapter 4 verses. There it was, the final word. Question that hangs in the air, unanswered. Echoing through the centuries. Jonah mourned a plant. He grieved over shade loss, passionate toward his own comfort, but indifferent to the salvation of 120. Cared more about a withered leaf than about people made in the image of God. And God's question lingered. Should I not pity Nineveh? Book of Jonah ends there. Solution, no confession from the prophet. No answer, just silence, and a question that echoes through the centuries, waiting for a response that must come from us. If we're honest, we've all been Jonah at some point. We've all drawn lines around who deserves grace and who doesn't. We've all looked at certain people and decided that God's mercy should stop there. That forgiveness has limits. Some people are too far gone, too guilty, too undeserving. We want justice for others and mercy for ourselves. We want God to be gracious to us when we fail, but we secretly hope He'll be harsh with those we consider worse. uko byagenda kose Imana ni nyembabazi, ntago twebwe dukwiriye kwicara ngo ducire abandi manza cyangwa se ngo tuvuge ngo ibintu bigomba kugenda muri ubu buryo. Oya, twe ntago twese turi bande bagucira abandi manza. Preach a gospel of limitless love. Twebwe twigisha urukundo rw'Imana rutagira We practice a faith of selective compassion. Ariko tugasa nk'abahitamo ngo urwo rukundo rukwiye kugera kuri bande. And just like Jonah, we can serve God faithfully, speak His words accurately, and miss His heart entirely. Ariko ntabashe gusobanukirwa n'umutima w'Imana. Jonah knew God's character. He could quote it back to him. Gracious, merciful, slow to anger, abounding in steadfast love. But head knowledge and heart transformation are different things. Jonah's theology was flawless.
his compassion was broken, and God spent an entire book trying to teach one step. Prophet. What really means.